ntabwo bisaba ubushakashatsi bwihariye cyangwa ibimenyetso bihambaye cyangwa se amashuri ahambaye n'imibare yo hejuru kugira ngo nkwibutse yuko amakuru ari kimwe mu bintu by'ingenzi umuntu akeneye muri iyi minsi kugira ngo abashe guhindura ubuzima bwe cyangwa se arusheho gutuma bugenda neza kurenza uko bwagendaga neza mu gihe cyashize. Kugeza aho abatari bakeya babihinduye intero bavuga ngo icyambere ni amakuru, kandi koko ngira ngo icyo tucyumvikana turi benshi. Njyewe ni Papa Tonto kuri Fresh Mind TV, nkaba ngarutse kugira ngo nkwibutse kandi nongeye kugushishikariza gukurikira ibiganiro byayo bidasanzwe, ibiganiro byayo biryoheye amatwi, ibiganiro byayo byungura ubumenyi, ibiganiro byayo bifungura mind, bifungura ibitekerezo byawe, bifungura vision yawe cyangwa se intumbero yawe ikava ku rwego rumwe ikajya ku yindi. Mbese ibiganiro biterura isi bikayishyira mu maboko yawe, hanyuma uko ituruna uko izenguruka ariko nawe akaba ari kuzenguruka mu bitekerezo wigira imbere ku buryo ejo hawe hazaba heza kurenza uyu munsi. Nagira ngo nongeye kugushishikariza ku biganiro, gukurikira ibiganiro bitandukanye birimo amabanga yo kwa muganga, hahandi ujya ukurikira amakuru y'ukuri kandi yizewe yo mu bibera mu gikari kwa muganga. Ntabwo tuba ko ugeze ugera kwa muganga, nyamara usanga abantu benshi hari amakuru batafite cyangwa se bafite amakuru y'ibice cyangwa se bahishwe totari cyangwa se batigeze babona na rimwe, ariko nyamara mu kiganiro kwa muganga Fresh Mind TV uraje usobanukirwe umenye ibintu byose. Twongera gushishikariza kandi gukurikira ikiganiro cyitwa impamvu zo gushima, ni hahandi dusangira amashimwe dufatanyiriza mu gushima Imana. Murabizi ko tubeshwaho n'ibitangaza, tubaho ibintu byacu byose mu by'ukuri ni ibintu tutagiramo uruhare cyane mu byo tubaho, nibyo turakora, nibyo dushyiramo imbaraga, ariko kandi murabizi yuko hari ibintu byinshi mu by'ukuri bigenda bikoreka tutazi uko byagenze. Ibyo rero nibyo dufatanyiriza mu gushima Imana, tugashimira n'abantu ariko bagize uruhare mu buzima bwacu mu buryo butandukanye, guhera mu bwana kugeza mu myaka ugezemo ntabwo nyizi, ariko tukagenda twibuka ndetse ahanini tukibanda kuri bya bintu abantu benshi batajya baha agaciro, twa tundi wita dutoya, ndetse ushobora kubwira umuntu agaseka mbese cyangwa se nawe ukumva dusekeje, ariko nyamara duhishe cyangwa se dutwayemo amashimwe akomeye cyane yo mu mateka yacu. Icyo kiganiro rero nacyo twongera kugushishikariza mu by'ukuri kugikurikira ndetse no kugikunda, kandi no kutazuyaza kugisangiza abashuti bawe, bagenzi bawe, kugira ngo twese turusheho gushima ku byatubayeho mu buzima bwacu bwashize ndetse kugeza uyu munsi. Turongera kandi kugushishikariza ikiganiro cyiza cyitwa uyu munsi ku mihanda, hahandi duteruye isi tukayishyira mu biganza byawe, tukayizengurutsa, tukayikaraga, tukayihindura, ukareba n'ibiki byabereye hafi yawe, n'ibiki byabereye kure yawe. Mbese ayo masomo ni iki wabonye, ko wiriwe ugenda, aho wiriwe ukorera, aho wiriwe muri gahunda zitandukanye, ariko se warebye iki, wabonye iki, mbese n'iki byakumariye, mbese twagisangiza gute? Icyo kiganiro cyo ni ikiganiro mumaze kugaragaza ko mukunda mu by'ukuri. Rero wowe utaragikunda, wowe utarakireba, turagushishikariza kunyarukira kuri Fresh Mind TV ukakireba mu biganiro bitandukanye, muri topics zitandukanye, kandi ukanakora subscribe utarayikora kugira ngo turusheho kubana. Nanone ntabwo twakwibagirwa ikiganiro cyiza cy'utuntu n'utundi, hahandi naho ubona ubuhamya, ukabona inkuru zitandukanye, yaba mu rukundo, yaba mu iyobokamana, yaba mu ikoranabuhanga. Mbese isi ibiri mu guturuna ite, isi igeze hehe mu utwo tuntu n'utundi. Rero ibi byose izo gahunda zitandukanye ni kuri Fresh Mind TV, aho ubana na Papa Tonto, aho kugerera aho utabashije kugera, cyangwa se mukoresha kungurana ibitekerezo, ariko rero nako arushaho kugukingurira inzugi ngo muri comment uduhereze igitekerezo cyawe. Urabyumva ute? Mbese n'icyo ushaka gusangiza abacuti bawe bakurikira iyi TV yacu, cyangwa se urabyumva ute? N'iki cyahinduka kugira ngo by'ukuri twese turusheho kugira umugisha kuri TV, hanyuma kandi turusheho kugira imbere no gutera imbere, nyine ubuzima bwacu bushoboka kuba open ndetse no kwaguka. Turagushimiye cyane rero turi kumwe kandi kuri iki kiganiro, kandi turagushimira abo bamaze gukora like, bamaze gukora subscribe ndetse muze no gusharinga ibiganiro byacu. Imana iguhe umugisha, reka tubonane mu biganiro by'ubutaha. Bari kumwe na Papa Tonto. Ciao ciao.